umugoroba mwiza w'inshuti yahisemo kureba ibiganiro bya BJ TV. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Showbiz Live kikujyaho buri wa gatatu kuva ku isaha y'isa moya kugera ku isaha y'isa tatu. Tuba turi kumwe n'abahanzi benshi cyane b'ibyamamare, tukamenya byinshi biberekeyeho ndetse tukaza no kubabaza ibibazo twifuza kubabaza by'amatsiko tubafiteho tubibaza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uno munsi dufite rero umwe mu bantu batuma indirimbo zitugeraho, umwe mu bantu batuma twumva amajwi y'abahanzi ngo ni meza, yaririmba neza. Hari umuntu ubiri inyuma utuma bigenda neza, nawe twita producers cyangwa se abantu bakora izo ndirimbo kugira ngo tuzumve neza, bazicurange zimere neza. Yitwa Madbeat. Tugahe ikaze brother. Murakoze cyane. Ariko uri muraba inzobe. Cyayo no kwisiga amamesa nta kindi byo banga. Babinzo utisiza amamesa. Bagikotora nagikora. Ariko mu bintu abantu namaze gushyira post yuko tujye kuba turi kumwe abantu benshi bavuga ati Madbeat araganira koko. Cyane kuganira nyine. Gusa binatuma n'iminsi yo kuba yongera ukaseka ukishima. Cyane. Hayo Madbeat. Karame. Tugwaye ikaze rero. Urisanga hano ni mu rugo. Murakoze cyane. Urasa neza. Murakoze cyane. Merci kabisa. Hanyuma twihuta, Madbeat ni muntu ki? Ni muntu ki? Madbeat ni umusore w'imyaka 25. Yego. Urumva ndacyari muto, ariko ndakuze gato. Yego. Ndi umuproducer wabigize umwuga, professional. Maze gutwara award zigera kuri 2 nikurikiranya. So urumva nkeka ko ari ibintu bituma nkora cyane. Ni motivation kuri njye. Yego. Wakoze uzakora indirimbo? Ntabwo nabyita ko nakoze nzakora indirimbo, ahubwo numvaga ko nzajya ncuruza amabafuri. Numvagamo ikintu cyo gucuruza amabafure cyane. Yego. Wakundaga umuziki se? Nakundaga umuziki cyane kuko rabyibuka nko muri za 2002 nibwo numvise ukuntu abantu bari kuririmba mu makaritsiye batera indirimbo za gakondo bagira gute, ntangira gukunda umuziki gutyo. Njya numva indirimbo zino za Basisire Kayirebwa nkazenjoyinga cyane. Wigeze ugerageza kuririmba mu buzima bwawe? Kuririmba amuvandimwe ko njya bwa mbere ninjira mu bintu bya producer, naravuze tugomba mu producer reka mbyikorere. Ariko byabaye urumva indirimbo kubwa amahirwe cyabanza itararangiye. Wewe wayitse gute? Nayise Kazinge. Kazinge by Madbeat. Witwaga Madbeat, ariko utandikaga Madbeat. Oya none urumva beat nyine byaje nitwaga Medsan. Yesanye wavanye ushyiraho beat. Yego. Yego. Nuko urakoze, uriruka indirimbo ya mbere warakoze cyangwa muzambere? Cyangwa twe kubitindamo rwose. Twe kubitindamo cyane. Nase ubundi nyine gukora indirimbo ubundi wenda ku muntu udukurikiye ushaka kuza mu producer bimera bite gukora indirimbo? Gukora indirimbo bisaba ubuhanga no gushyiraho umuhate no gukunda ibintu cyane. Uricara pe ugayicura nese bigenda bite? Wowe uricara melody wenda ikaza ugacuranga ibintu ubundi ibintu by'ibanze kugira ngo indirimbo ibeho tuyibone. Ari ukuntu ubona kuno ubundi kugira ntangire gucura beat neza. Nafite Petit Frere, nafite Petit Frere ukunda kubona we akagona ngo urumva nyine kabaga ari nka numva nakantu kakabit unavuga ati ibi bintu ni sawa kuko barabura mastering umva ni sawa cyane. So ubwo nibwo natangiye kwiga gucuranga piano nakanda kuri piano nkumva bivuze ngo nkatari kakavugije ngo nakanda kuri base yani ningo nkatana magani abati ibintu ngiye urumva Petit Frere ni wamaye igitekerezo cyo kuba producer cyane. Ako kanara kamubwiye ko ari wabiteye? Oya ntabwo ndakamubwira nzakamubwira yashatse umugore. Ufite uvugana abana bangahe mu rugo? Ni 12. Ubwo bose se baragonaga? Oya umwe ni ufite iryo banga. Nayo ngiye kwibaza ubwo bose baragonaga kuno mu nzu byaraga. Urumva ni kotreta out of beat. Hanyuma urakoze ukoze indirimbo utangiye kumenyekana mu rugo babyakiriye gute?
byabanje kubatungura bumvaga kubwo ngubwo kuko bavuga ngo abahanzi ngo ni ibirara. Mu wa gatatu primaire wabaye wanyuma bigenze gute? Sibyo ngibyo mu wa gatatu primaire nge nabaye wanyuma. Yes, Sandrine ni umukobwa mwiganaga niwe wamaye makuru uramwibuka. Sandrine yari chef ten mu wa gatatu primaire. Ndamwibuka. Wabaye wanyuma bigenze gute? Abantu bagira umuntu babaho kabisa. Nyine urumva kuba wanyuma ni nawe byakubaho sibyo? Byakubaho ntabwo nabihakana akubira nababaje kuba yarabivuze kugeza nubwo bigeze mu itangazamakuru numvaga kari akantu no tuganira gato birababaje mu gihe ikintu cyatumye wanyuma ni ikintu navuga ko kinafatika sibyo uko urumva twigaga igitondo n'ikigoroba naraje ku ishuri turiga ubyumva saa sita dutashye nsanga barateka ndategereza ibiryo ubyumva ubwo ngaruka ikizami kirangiye icyo cya mbere ndakirata ku munsi wakurikiyeho nsubira mu rugo turi bukore mate ikigoroba ndyo bugari saa sita ngeze mu ishuri ndasinzira ubwo ibizami bigenda binshika gutyo ariko urumva ntabwo nagize urumva by'amasomo wenda byo ni ibintu biba bitandukanye urakoze muri kariyeri urakoze bitagakwiye kuba nyine byagera mu reka dukomeze wenda urakoze ubu se none Sandrine nimba yavuze ibyo ngibyo noneho witwa ntuza Nyiraniza we yavuze ibingana gute urumva ni ibintu bibaho iyo wamaze kumenyekana rega yamaze kumenyekana ariko kumenyekana ntabwo bivuze nyine ngo bagende bavuga amabanga reka tugere basa tubigarukeho twikomeze ugiye muri kariyeri watwaye award ejo bundi natwaye cyane ibintu byiza cyane ndabishimira n'Imana natwaye award abenshi batangiye no kuvuga ngo ariko byose babivyavuye mu bikorwa nibyo biguhesha award ariko se wowe wanyuma mu wa gatatu mu wa kane basi wisubiyeho wenda urongera gifite nese mu wakane nari kuba mu gatatu hana niye mu wakane nkashobora gute akuko mushaka kwivanga mu buzima bw'umuntu gusa nimba ari icyo mwatumije mushaka gushyira umuntu ku karubanda ariko nese ibyo ngibyo byo buzima busanzwe ni ngombwa mu kiranga basi amashuri ka tubyihorere we utwaye award rero utwaye award bigenze neza Made Beat ubaye best summer producer mu Rwanda ibintu bigenze neza cyane mu ndirimbo wakoze abahanzi bakwanye n'abahanzi benshi nabaye abahanzi bagiye bakugora nabaye bagiye wenda bakorohereza abahanzi kadore mu bahanzi wenda bagiye bamukorana neza muri studio bandi boroshye ibintu uburyo umuhanzi Jules Sentore yoroshye ibintu ni umuhanga kubi kubyumva ariko mu buhanga bwe utabyumva gutyo ngo ugiye ngo ni bwa buhanga bwo kuririmba oya bivuga ngo afite ubuhanga muri studio ikintu cyo gusonza wapi ahora arya buri kanya nuvuga ngo rero nawe mu gihe ari kurya nawe buri kurya nta ibindirimbo ntago mubona uko muyikora mwe murarya gusa bukaburije mugataha indirimbo zigakorwa nuvuga ngo we aririmba nka refrain cyari tukaba turariye nubona nyine ritoto narikuye mara numva nani koko mukorana cyane mbona numva nyine Jules Sentore yahora muri studio baravuze tusigana umuhanzi umwe nahitamo Jules Sentore nahitamo Jules Sentore rwose cyane turarese abajya ibiki wenda cyarya ibintu byinshi bitandukanye zaryemo za watermelon akaryamo nuza amandazi ibijumba amateke we ntagajya acagura ni byagakondo ntagajya acagura imyumbati kireka rimwe na rimwe yavanzemo umureti gusa umureti none umenya aho ucishije kuko urumva nta kuntu umuntu yahekenye umwumbati ngo umuzanire umureti uhodi ni nko kuvugiriza uwo ni umwe mu bakorohereza wundi cyane umuntu unyorohereza wundi subona namwita ndera Bruce Melody nawe rwose aranywa nuvuga ngo ku kintu Memaje inyota yakwesha avuga tumusa mfite akabit ahita waza urugumba akamenamo muri studio amazi urute ji bia icyo ushoboye kuko abavuga ati ushobora kwenda kumva ko akaji katakunyuze ukarenza amazi wakumva nyine wowe washa gufata iki muri ibyo byose ndavanga reka twikomereze hanyuma Made Beat abahanzi no bakugora muri studio DJ Pius kuri areshya kuri umubona n'ingorane nuko zimeze agorana guhera kwino kugeza ku mutwe tugeze urumva njya gucura beat ngera mu mavi ya DJ Pius narushye ahagwagaza hejuru mbere yo gutekera urumva njya kuvuga ndacura beat nkamera gutya nkamuga iyi beat urayumva we no nkabifata nkaho yanansuzuga akambwira ngo iyo beat niyo
Sama no utsindagira urumva bayenda kugufite mu gihori hori wamuvandimwe ariko mwabyihangana abandi wenda bakugora abandi bangora nk'abandi reka bomba mabikiri banga kuko bo barangora bikabije cyane wana nk'ikintu umuhanzi agukora wana ntutubwira izina kibi cyagutunguye mu buzima bwa production ukora ntutubwire uwo ari ariko ni nk'iki kintu yagukoreye muri studio sha yicaye kuri microphone kiramo beat noneho ndavuga ati uyu muntu ndamwizeye ni umuhanga nsohoka hanze gato ngiye kuri telefone garutse nsanga yasinziriye neza yase byahise bimbabaza ndanamureka ndamukangura hagati hasi ubwo primaire waje gutsinda ikizamini cya leta nimba baguwa nyuma ukagira ibiki ngaho nyumva ikizamini cya leta nacyo natsinze bandiye prive ibyo ntago ari ibintu natindaho mu masomo asubije muri secondaire muri secondaire wana ari umuhanga muri secondaire urumva prive nyine urumva bitewe n'imyanya nabagamo ariko prive nagiyemo je nabaye umuhanga mu myanya wenda mu myanya 22 15 uko primaire urumva aho twiga tora abana nk'ijana nkaza gusa bonaga byo bikabije cyane naburagaho nk'imyanya 5 kugira ngo funga ijana ku ijana ingira nyine imibare 3 ubu nabaga ndi mu mibare 2 secondaire rero nahise nibanda ku mibare 2 gusa secondaire mu mibare 2 22 Medbeat tubwizanye ukuri hari abahanzi ngucira beat nziza abandi kwacurira mbi abo se ni nkabandi hari abahanzi ukora indirimbo ugasanga indirimbo ntabwo imeze neza bigejeje n'abo ariko biterwa n'amafaranga biterwa n'amafaranga ukora indirimbo nziza baje pasa indirimbo nziza kabandi barishyura indirimbo abo kubera ubuntu oya nese ariko bro tuvugishije ukuri icyo yanzabirira ku bihumbi 5 nicyo nzabirira ku bihumbi 500 cyangwa 50 muri make umuntu uzanye amafaranga mu bice cyangwa nta service bitewe n'amafaranga uzanye se tu nibyo ntago nagusubiza inyuma yego ndagufasha nkugati nimba uzanye bivuga ati bro fasha ufite angahe 5,000 no tinti ngaho wariremba aho ngaho ati ntabyo kwigora bro ubuzima buroroshye fasha utekereza yuko se bishaka kuzangiza kariyeri yawe ukora iyo muri gihano kitaryoshye kitameze neza kariyeri ntabwo yagira reka twumvikane reka tugane biretse gato tuganire ntabwo kariyeri yawe yakangirika bitewe nuko wakoze indirimbo mbi ngo nuko wakoreye ibintu bitanu oya ntabwo ibyo byo ntabwo byateza ikibazo ariko ntabwo byateza ikibazo kuko byose bigendera no kuri strategy warubuze iki ni ibiceri bangaruriye ariko ntekereza ko bishaka kwafekta mu buryo bumwe cyangwa ubundi nanone abantu bizafekta nyine uvuga ngo ni intege nke zabo kuri njyewe nta kibazo mfite kandi mfite nkorana neza n'abandi ba producer okay ibintu byose urabyikorera muri production ndabyikorera nta kimwe njyana hanze Medbeat nta na kimwe njyana hanze yego umuntu ashaka kwamufasha kugira ngo bimenye byamusaba iki biramusaba umwanya no kubikura ese warwanye byagenze bite ngwate inkovu ku kirenge hano ku gatsitsi noze akuze nk'izo nkuru muhamwaze kuye mora nambaye bote mora nambaye amasogisi nk'ibyo byose byakubayeho nyine muri primaire barabibonye nese kuvuga ngo umuntu njya ankoze mu jisho ngo arambwira ngo pole ibyo pole nawe kubyanga icyo mwapfuye se ariko nawe wamukubise umwana inkona ahitagwa none kuko kubere kumenyera ibintu byo kuragira urumva ngiye ntago nari kuzuyaza ngi namukubise yego namukubise y'amatwi turasi baramuhungiza biranga icyo gihe bankoramo n'amafaranga banyitse ibiceri 300 ngo bamugurira amazi gusa urumva atari nkaho namujyanye kwa muganga ariko ntago ari byiza ndetse bundi kuki ugira umujinya mu busanzwe ariko ndawukontorora kuko iyo maze gukubita umujinya wanjye nta kibazo reka wenda dusoze kuko ngiye nta kuntu wanyinisha ngo ntunzu yaza ndagukubita umujinya ugahita ushira ukana mba nawukontorora reka tugushimire wakoze nawe kuba natwe kuri Showbiz Live yacu y'umugoroba ni BJTV wari ukurikiye twizere yuko wanyuzwe ubutaha nizeye ko ntumukeneye nawe uzongera ukagaruka Medbeat kandi murakora akazi keza ubushyuhe n'izindi ndirimbo nyinshi mu gukora za rwogere n'izindi nyinshi murakora ibintu bimeze neza cyane courage murakoze ase ko kwabaye 30 iki gihe nawe ubutaha bye